Kirambi ni heza. Mwaramutse neza abakunzi bo mu Kirambi TV1, jewe bagezaho ikiganiro nitwa Gabi. Kuko musanzwe mubizi mu Kirambi TV1 ihora ibazanira ibiganiro byiza kandi bitandukanye, byaba ari iby'amateka cyangwa iby'umuco wacu wa Kinyamurenge. Uyu munsi twifuje kubagezaho ijambo rikunze gukoreshwa cyane mu manza za Kinyamurenge, ari ryo bene Nyirakivuruga bavuruga icyanse kimwe. Ese ryaba rikomoka he? Bisobanura iki? Kurikirana ikiganiro uraza gusobanukirwa. Ijambo bene Nyirakivuruga bavuruga icyanse kimwe ni ijambo tumenyereye kumva cyane mu gihe cy'imanza za Kinyamurenge, aho usanga abagabo bahujwe n'urubanza rwo gusaba umugeni cyangwa se n'izindi manza zaba zifitanye isano. Akenshi usanga bose bakunze kurikoresha. Uwafashe ijambo wa mbere atangira avuga ngo urakabyare, undi akamusubiza ati urakabyare ubyagisha. Iri jambo bene Nyirakivuruga rivugwa cyangwa rikoreshwa mu manza z'ubumwe, rigaragaza ko abahaye kuganira muri urwo rubanza baba bafitanye ubumwe bukomeye. Mu by'ukuri twasanze nta gisekuruza cya Nyirakivuruga cyangwa se Sekivuruga kigeze kibaho mu bwoko bw'Abanyamurenge. Muri littérature, les personnages ou les histoires imaginaires babyita des épopées cyangwa l'histoire légendaire. Mu Kinyamurenge twabyita imigani cyangwa ibitekerezo bitabayeho. Aha reka tubahe imifano cyangwa se ingero nkeya. Ndibuka kera nkiri umwana mutoya, habaga igihe igihu cabudikaga aho ni iwacu ku Ndondo. Abantu bakuze bakatubwira ko abashinjashinja baza baza mu gihu maze bagatwara abantu. Twakuze tuzi ko ari ukuri kandi twarabitinyaga cyane. Abantu bakuru bari bazi neza ko nta bashinjashinja babaho. Ubu bwari uburyo bwo gukanga abana gusa. Umufano wa kabiri, hari indi mvugo yageze ivugwa ngo Gashubi yakanze Rutenderi rwa Kimazi atuma iyo mfizi itazukana n'inka. Ibi byose ni imigani cyangwa ibitekerezo bitabayeho ariko bikomeza kuvugwa kugeza uyu munsi. Twasanze iri jambo bene Nyirakivuruga bavuruga icyanse kimwe rikomoka ku ijambo kuvuruka. Havurwa amata y'ikivuguto. Iyo bashaka gucunda kugira ngo abashe gusukika neza cyangwa amobwe neza adafite ibidumbirane. Ariko aha turashaka kubabwira hejuru yo gusangira, kandi abavandimwe, inshuti, abajanama, abaturanyi bakundana barangwaga no gusangira akabisi n'agahiye, kubera kwicara hamwe bari mu manza nziza babaga basa n'abantu b'umuntu. Noneho niko bitaga bene Nyirakivuruga icyanse kimwe. Gusangira ku cyanse kimwe ntabwo biba bivuze ko baba bafite icyanse kimwe gusa, ahubwo impamvu bitera nta yindi ni ubumwe, dore ko ariho dukomora umuco mwiza wo gusangira, gufashanya, gutabara, ndetse ugasanga ari n'ikimenyetso cy'urukundo n'ubumwe gikomeye mu bwoko bwacu bw'Abanyamurenge. Bene Nyirakivuruga ni ijambo rikoreshwa cyane mu ifomora kandi rigaragaza ubumwe n'urukundo rukomeye.
ruba ruri hagati mu miryango y'abahuye. Tubibutse ko imurenge uyu muco wo gusangira ku nkongoro imwe wacitse kubera kwirinda amarari cyangwa se indwara zimwe na zimwe zandurira mu gusangira, ariko nanone baracicara bagahuzwa n'umuco wacu mwiza wo kuganira, baca imanza kandi bakoresha n'iri zina rya bene nyirakivuka. Harakabaho bene nyirakivuka. Dukomeze tugire umuco wacu mwiza, umuco wacu turange. Iyo nta muco nta bwoko, ubwoko bugirwa n'umuco. Tubifurije umunsi mwiza kuri mwese. Waba ufite igitekerezo, waba ufite ikibazo, icifuzo, mwese ni karibu mu Kirambi TV1.